oya reka tubihindure oya oya ese Keza byagenze gute? Mu maraso twapimye twasanze yarozwe. Mu maraso twamufashe ibipimo byagaragaje ko yarozwe. Byagenze gute Keza koko yahuriye he nabyo? Ntabwo nzi ahantu yaba yaririye uburozi pe kuko nta nubwo njye nigeze mugaburira. Yaje kunsura agera mu rugo mushakira akantu ko kumuhereza akaji aranywa, hashize akanya arambwira ngo ari kubabara mu nda, mpita mujyana mu cyumba ngo mujye kumushakira uduti. Umuhereza akaji? Namuhaye akaji nanjye mfata ka energy ndanywa. Ahita ambwira ngo ari kubabara mu nda, ndangije ndamujyana mugeza mu cyumba ahita agihumure. Guhera ako kanya rero nibwo nahise mpamagara ambulance muze mudufashe. Murabona rero buze gukira basi tugataha. Tugiye kugerageza ibishoboka byose kuko urabona ko ari muri koma, kandi iyo umuntu ari muri koma aba ari hagati y'urupfu no gukira. Rero humura arakira. Dr. Mufashe Keza cyane nibura atahe yongera usubire mu rugo. None rero numvise umuvuga amazina ye. Keza muramuzi? Keza ndamuzi. Ahubwo wowe ko ntakuzi muri famiye ye muhuriye kuki? Keza nyine ni inshuti yanjye, twahuriye mu kazi dutatu inshuti guhera uyu munsi nabwo bwa mbere yaransuye. Mbese mwebwe muramuzi neza cyane? Keza nari inshuti na se. Ahubwo ugerageze iyo umuntu ari muri koma ntabwo aba akeneye urusaku. Ari abantu baza hano baze bacecetse. Ikindi kandi ugize icyo ubona gihindutse kuri we wahita wihutira kuza ukambwira. Yego? Irinde kunyeganyiza akaboko cyane ukareke gutya ugicungana n'iyi serumo ko ishira, nishira waza ukambwira. Ni amahoro? Umurwayi ameze neza ariko ari muri koma. Biragaragara yuko ashobora kuza kuzanzamuka atagize igihinduka. Inspector Okonko. Nje kuri ku kirego cy'umwana. Wabita Amani yive? Ikirego cy'umwana? Yes. Yego ndi Amani. Uharerwa kugira uruhare kuganira kwica Keza. Njyewe? Afande oya, ntabwo ari njyewe. Njyaho namutabaye namuzanye hano kwa muganga. Afande, udufashe rwose Keza tumenye ukuri aho kuri. Sawa, niba atari wowe nyukira tujye kuri polisi ugire byinshi usobanura. Kuri sitasiyo niwe dukeneye. Ndamurwajanga nta kindi kintu kimwe nakoze pe. Ndabyumva. Tugende nyine tujye kuri sitasiyo ugire byinshi usobanura. Ntabwo nasiga umurwayi afande. Ntabwo nasiga umurwayi. Ntabwo wasiga umurwayi? Ibintu ndi kuvuga uri kubyumva? Wumva Ikinyarwanda, wumva Igiswahili, wumva Icyongereza, wumva iki? Ndabyumva ariko urumva namusiga. Ntabwo ushobora kumva ibyo afande ari kukubwira. Ushaka nsubiremo? Ushaka kumusiga? Okay. Ndagukunda. We. Ushaka kumbana? Ntabwo ndi gushakishwa ntabwo ndi buze gusiga umurwayi afande.
ntuze gusiga umugore kandi ngari we wamwishe. ndarengana n'ukuri ko gusobanura ukuntu byose bimeze ngiye kweza ndamukunda pe ndamukunda n'umutima wanjye wose ntabwo nategereza kumugirira nyuma Sondushi. sibyo Ibyo ngibyo iki uzasobanurira byose. Tugenda mu gusezerera. We. Shishwa. Wa muhungu. Uri kuba inzego zishinzwe umutekano. Koresha imbaraga mfite. Keza bye. César, warasaze. Hey. Maîtresse, we. Hey. Ijoro mushajanye cyane. Maîtresse. My God. Tabiherayo koko. Za ni ibiki? Iki nkuru ndayivuga gute? Defa. Yesu we. Maîtresse, hari inkuru abantu babura nuko bavuga rwose. Hey. Se wambie ibyo umbwira vuba. Nyine. Tabivuga gute? Nyine Maîtresse. Nyine urabona. Hey. Se wavuze ibyo uvuga wowe? Po. Uje kunesha umwanya gusa ndi kwi. Amani nyine ari muri ribu. Hey. Ubu tuvugana ari muri ribu. Hey. Za. Reka nizere ko uri kuvuga uri kwivugira cyangwa uri kunyinisha. Inshuti yanjye magara umwana wawe. Hey. Atuze umbwire. Ari muri ribu nyine. Niba yakoze iki? Hey. Nyine mbwira byagenze bite? Ari muri ribu. Hey. Tumva nshaka n'amazi. Ibyamazi byo bireke. Umwana wanjye arafunze nawe ngo amazi ahubwo tujye kumureba. Hey. 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 Maîtresse, wambaye ibirenge. Nyaruka. Hey. Ana, mais quoi se fait? Uzi n'ibindi rero dutega moto. Uzi moto? Reka ndagufungurira mu nzira. Nudutega moto. Sohoka tugende zawe.
bite byawe sawa biriwe neza hanyuma ko wowe wagezemo ute hano ko nabujije abantu kwinjira hano Dr. Ngendo umugabo wa Keza umugabo wa Keza kuva ryari uri umugabo wa Keza uruza sinzi gusa n'umugore wanjye nyine twakoze umurenge twendaga gupanga nyine na gahunda z'ubukwe ntabwo se wowe ubukwe ntamenye kuri interested mu kumumenya cyane biti Keza nari inshuti na se oh okay ntabwo ndi masohoka rwose akeneye gutuza you can see urabona ko twakoze umurenge bishoboka bite ko mwakoze ubukwe Keza ntantumire ubwo nyine sinzi ukuntu byagenze gusa twatumenye nyine abantu bakeya b'inshuti za hafi so sinzi rero ahubwo impamvu yaba atarakubwiye twari dufite gahunda yo gukora mariage vuba nyine kugira ngo urabone ibyabaye ubwo Keza reka ntegereza azantumira kuko ndabizi ko atakwanga kuntumira ko byamera kose ngomba kuba murimo noneho azagutumira Keza n'umwana wanjye rwose ari umwana wanjye uyu nguyu ko nari inshuti na se cyane kubaho ugomba kuba haracyari muri koma ari muri 50-50 birashoboka ko ashobora kubaho rwose kandi amahirwe menshi turagumya dukora ibishoboka byose Keza ave muri koma amahirwe yo kubaho se no gupfa ni nka kangahe gupfa ni nka 70 kubaho ni nka 30 cyangwa aracyari kuri 50-50 ariko twe nk'abaganga turakomeza gukora ibishoboka byose abeho rwose arakira humura tuze kandi ushyira umutima hamwe ntugire ikibazo sibyo none se doctor ubundi mwasanze afite iki kibazo Keza yararozwe uburozi n'uburozi ahubwo nibashije ahantu yahuriye nabwo biranyobera doctor uburozi ko butajya bupfa gukira ubu ngubu azabaho koko yageze kwa muganga turakomeza dukora ibishoboka byose azabaho rwose humura utuze none se doctor muri guteganya kumuvura gute ubundi urabona uburozi yariye bwangije umwijima buriya umuntu ariye uburozi nta kindi kintu bwangiza cyane bubanza kugera ku mwijima iyo umwijima rero ukuri kugenda wangirika niko imbaraga zigenda zicika z'umuntu akagera kuri level yo kuba yapfa hanyuma twebwe turi kumufasha uburyo turi kugenda tumufasha turi kumushyira ku mashini tukayungurura tukamuvoma amaraso tukayayungurura then after tukongera tukayamutera tukayamusubizamo ameze neza urumva rero mu buryo tuvuga ngo amaraso yiwe n'ubundi niyo murimo gusubiza muri kuyayungurura mukayasubizamo niyo mpamvu rero wumva ko uko byamera kose agomba kuzanzamuka kandi agomba gukira utuze rwose umutima muhumure mumfashe ariko gerageze usohoke bakeneye gutuza akeneye kubona umuyaga wenyine aha ngaha humura ntugira ikibazo ntabwo ndi umubangamire urakoze cyane sawa rero ugerageze uhite usohoka ntutindemo sibyo tuze dutangize urubanza ndareba uregwa arahari n'urega arahari ndumva rero urukiko rwakomeza rugakora akazi karwo murakoze cyane urubanza rw'uyu munsi tariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu 2025 harimo uregwa ariwe witwa Amani Yves akaba abyarwa n'umubyeyi witwa Iribagiza Faina
papa we akaba yitwa Rurangwa Francis, akaba avuka mu karere ka Gasabo, umurenge wa Nduba, akagari kaho ni Gatunga, akaba ariho aregwa icyaha kijyanye n'ubwicanyi. Nagira ngo mubaze niba iyo myirondoro ayemera. Iyo myirondoro ndayemera. Okay. Hanyuma hakaba hari umurega ari we witwa Kwizera Norbert, ubyarwa n'Uwanyana Nyampinga, papa we akaba yitwa Karangwa Emmanuel, akaba avuka mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi, akagari ni Byimana. Tukaba twagira ngo tumubaze niba iyo myirondoro nawe ayemera. Murakoze, iyo myirondoro ndayemera. Murakoze cyane. Ndumva urubanza rwatangizwa. Tumaze kumva imyirondoro y'urega ndetse n'uregwa, ndumva ku ruhande rw'urega batangira. Murakoze perezida w'urukiko, njye nkaba ndi umushinjacyaha uhagarariye Kwizera Norbert. Nkaba rero nagira ngo mbagezeho ikirego cya Kwizera Norbert aregamo Yves Amani. Hari ku itariki 20 z'ukwezi kwa 4 umwaka 2025, ubwo umugore wa Kwizera Norbert yajyaga gusura Amani Yves. Amani akaza kwakira uyu mudamu, ariko akaza kugerageza uburyo ki bushoboka ashobora kuzimya ubuzima bwe. Hakaba hari nkaho byagiye bigaragara yuko yamuhaye ibyo kunywa bihumanije kugira ngo amurimangatanye, ndetse kugeza uyu munsi wa none uyu mugore wa Kwizera Norbert akaba mu buzima bwe bigaragara yuko butari kugenda neza, ndetse nta n'icyizere gihari cyuko ashobora kurokoka. Bigaragara yuko uyu Yves Amani atari ubwa mbere ahuye n'uyu mugore wa Kwizera Norbert, ari we witwa Keza. Nyakubahwa perezida w'urukiko, twasabaga yuko icyaha kiramutse kimuhamye yakatirwa igihano cya burundu. Murakoze. Tumaze kumva uruhande rw'uhagarariye urega, ibyo bimenyetso mwaba mubifite? Yego nyakubahwa perezida w'urukiko, ibimenyetso turabifite. Okay. Tugiye ku ruhande rw'uregwa, kugira ngo ibyo uregwa wabyumvise, twabaha umwanya natwe tukumva ko mwiregura. Murakoze cyane nyakubahwa perezida w'urukiko. Ndisobanura ku bintu bigera kuri 3. Icya mbere, nk'umunyamategeko tuzi neza ko hari igihano kigena cyangwa kigenerwa icyaha cyo kubeshya. Aka kanya ndi hano kubw'umukiriya wanjye Yves Amani. Ibyo barimo bamushinja bijyanye no kuba yarishwe umuntu bavuga ko ari umugore wa Norbert, njye ntabwo mbyemera gutyo, njye n'umukiriya wanjye, kuko amakuru ahari dufitiye ibimenyetso nuko bari inshuti na Norbert na Yves, kandi bakaba bari inshuti nk'abari bari mu rukundo bose. Ubwo na umukiriya wanjye Yves nawe yari ari gutereta Keza nk'ugomba kuba yabana nawe. Icya kabiri, ku itariki 20 z'ukwa 4 kuko yaramusuye, sinabwo yari ahageze, asanzwe musura, barasurana bakaganira, baramenyeranye. Kuba rero yaramusuye uwo munsi yatakagira ikibazo, bavuze ko bafite ibimenyetso, ubwo n'ibindi baraza kubitwereka byose, ariko icyo gihe nemera kimwe nuko yamusuye, ariko kumusura ikibazo yahagiriye akaba yagenda akagira ikibazo bagatekereza ko ari Yves. Ndagira ngo nko mu mategeko muze kudufasha
kureba neza nimba nta kindi kibazo kiri hagati yabo cyaba gituma bagambirira gushyira umukiriya wanjye mu rubanza bamushinja kwica umuntu. Kandi aka kanya tunavugana nyakubahwa perezida w'urukiko ni uko uwo mukobwa Keza atarapfa, n'undi ari kwa muganga isaha yose yabyuka. ahubwo ukibaza, ndagira ngo munkurikiranire mushingiye ku mategeko uko tuyazi, nimba koko impamvu ituma bashinja umukiriya wanjye ko yishe umuntu, kandi umuntu uri kwa muganga, umuntu ugihumeka, bakaba bumva yamaze gupfa ku buryo bumva bashaka gushyira umukiriya wanjye mu rubanza. ndagira ngo mumfashe mukurikirane n'icyo. haramutse habonetse ibimenyetso y'uko yari umugore we, mwabyifatamo gute? ubwo ibimenyetso bibonetse twaba tubimenyeye ahangaha, twabiha agaciro tugashaka ibindi. nyakubahwa perezida w'urukiko, nagira ngo ngaragaze ibimenyetso bigaragaza yuko uyu Keza yari umugore wa Norbert. nyakubahwa perezida w'urukiko, nagira ngo nkunkundiye murebe aya mafoto icyo agaragaza. aya ni amafoto, iyi ni certificate igaragaza yuko Keza yari umugore wa Norbert kandi ko basezeranye ivangamutungo risesuye. tumaze kumva impande zombi ko ziregura n'ibyo mwasabye, Yves agiye kuba agumya afunze. urukiko rusubikiye ahangaha, uru rubanza ruzongera gusukurwa ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu saa 9. niba ubutabera rubwa bifite abandi bazaba bande. oya oya, ese iyi niyo si wifuza, ese iyi ni Afurika wifuza. ese iyi niyo si wifuza. wa mugore urashaka turagira ngo nkubahuke, ntabwo ubona ko uri umubyeyi. afande mbabara umunota umwe wonyine mvugana n'umwana wanjye. ni ikihe kintu mutavuganye? mu munota umwe gusa niwo gusabye. ngirira impuhwe. sipaza ko agenda umubyeyi wawe, nawe ngirira impuhwe. umunota umwe gusa. wipfuka mama, haguruka uwo mubwirira ahangaha. umunota umwe. Mama barambeshye. Amani, ndashaka umbwiza ukuri bwarimo. Mama, icyo ushaka kumbaza cyose ndi kukibona pe. ariko kuri njye nakubwiza nuko nabeshye. Amani, waratinyutse wica umuntu. Mama, ntabwo nabikora. akazi nkora kose urakazi. Ngiye nirwariya mu butaka, nta kindi kintu na kimwe ngiye nzi gukora. Kandi Keza uramuzi. Keza naramukubwiye igihe cyose, nakubwiye ko ari umukobwa w'inde mama. Rero sinzi ukuntu afata umukobwa nkunda wundi ndangiza mwinshi. Icyo mbona cy'ibingi byose nakagambane kabaye mu bwanjye. Amani, ndi mu bihe bitanyoroheye. ntabwo nari ko uyu munsi igihe nk'iki nzisanga mu kibazo nk'iki ngiki. gusa urantengusa. Mama, ntabwo nagutenguha. ariko icyo nzi cyo nuko Mariya, umubyeyi w'Imana, azantabara. ukuri ko ibintu byose mama, igihe kizagera kujya hanze. kandi nzamwere hano hantu nzasohoka. byarangiye n'ubu ndi kwica amategeko. Amani, niba ko kurengana Yesu azakurenganura. Mama, ndabyizeye ko igihe kizagera byose bikajya ku murongo. hari ikintu ushaka kumubwira? yego, kimwe cyonyine. Mungu wanjye, ndagukunda. kandi nubwo ugiye mu gihome ntabwo uri wenyine, turi kumwe. Mama, nzakora buri kimwe. Mama, ndagukunda nanjye. Mama, humura, umwana we nimba arengana azarenganurwa. kandi niba ari nabyo koko ni burundu.
Mama, bye. Oya, oya, reka tubihindure. Oya, oya.